inzira z'Imana zikunda kunyura mu bintu bigeze nko muri bine navuga. Icyambere iyo umuntu yizeye Imana ikoresha igihe. Kandi agateriwe n'iminsi ntikaremeye. Ubwo igihe ni umukozi w'Imana, Imana iragikoresha. Haleluya. Ibi ni ibintu bibiri Imana itegurira umuntu wizera itabesheramo. Nituvuga ngo ni ibintu bibiri bidahinduka Imana itabesheramo. Vuga ko Imana itanabeshya rero. Uvuze ngo itabeshyera impamvu uyu mwanditsi yavuze gutya irashatse kugaruka nyine ku marangamutima yacu, kuko hari igihe umuntu avuga ati Imana yagize gute ntarambeshye. Noneho wavuze ku kigero cyacu, ariko uruhare rwacu natwe ni ukuyizera. Noneho rero birabujijwe kwizera igihe, ahubwo wizera Imana ikazakoresha igihe cyangwa ikanyuranya ibihe n'iminsi. Birabujijwe kwizera abantu, ariko ntibivuze ko Imana itakoresha iki abantu. Wizera Imana ikazakoresha abantu. Birabujijwe kwizera ahantu, ahubwo wizera Imana yo kuko ari ifite ububasha ku hantu. Niko Paulo ikakugeza ahantu. Hari abantu bigisha wenda cyangwa bakagira amarangamutima bakavuga ngo abantu ngo ntacyo bamaze, jya witonda. Navuga ngo abakire saba eno nkibasa abakene bo bantu kumara n'ikindi icyo nacyo tuzagikora inyigisho, ageze kugikora inyigisho mu giterane kimwe ndi Rusizi. Impamvu abantu bavuga ngo abakire saba habamo kuri kwinshi, ariko twareba ko bumwe mu buryo Imana ikoresha abantu babamo umusaraba muri Imana ganze mu buzima bwanyu, kandi kuri Imana bigure muri mwe cyane n'umucyo Imana barasire. Turi kuri Excellence TV Rwanda, aho tugira abatumirwa batandukanye ndetse n'abigisha batandukanye ku ngingo zitandukanye, aho tuganira byinshi byagufasha kugira ngo wunguke kumenya Imana kandi bigukomeze cyane. Tugize umugisha ku bantu mukozi Imana bamwita Evangeliste Musoni, azwi cyane mu ivugabutumwa natandukanye mu bitano mu Rwanda n'ahandi, ndetse azwi cyane no kuri social media, afite YouTube channel ye, haza no kutubwira nanyuze ibiganiro. Musi tugwaye ikaze. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Umeze neza? Ndaho ndashima Imana. Twishimiye kukubona. Nanjye ndishimiye. Umuganda yaravuze ngo nsarutse kukuraba, we niko yavuze. Adeshye kukubona. Imana irabarinze. Uwiteka ari kumwe natwe. Siya ko mishizo wari urwaye, wari umeze ukuntu. Ariko Imana iri kugenda ibikora neza. Suza abantu badukurikiye n'ubwa mbere twakiriye hano, wabasuhuza. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, mugire amahoro y'Imana. Yego. Reka dusenge twinjire ku ngingo tuza kuganira. Abantu bakuze nk'umwigisha cyane usesengura ibintu bitandukanye. Nabonye muri comment imwe hano ku kiganiro watanze avuga ngo n'umugabo ngo bazamwite bwenge. Kuri Zaburi nshya nigeze kora ikiganiro watanze bakwita uko nguko. Nacyo babitwaye n'amaranga muto umuntu ko ababyumva, ariko nyemero banze usenga numara gusenga tuganire ku ngingo tujye kwa tuganiraho uyu munsi. Turagushimiye Mana Data mu izina rya Yesu, kubw'ubuntu n'imbabazi tugiriye kugira ngo tubashe kumva ijambo ryawe. Duha umugisha wo guhishurirwa ari njyewe na bene data bose tugiye gusangira ubutumwa bwiza. Icyo twanze no gukora kose k'umwanzi kugira ngo umugambi w'Imana usohore uyu munsi. Dusenze twizeye izina ryiza ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen. Amen. Tuzagira ibiganiro biri muri mu maseri tuzagarukaho wenda mu bigo bugiye butana kuzagira n'umwanya ugashokuza kubana natwe. Tuzabigarukaho ku ngingo zitandukanye, ariko uyu munsi ndagira ngo dukoze umwotso ku kwizera. Turaganira ku kwizera gutanga umusaruro, ariko beko tujya kuri iyo ngingo yo kwizera gutanga umusaruro birumvikana ntago warenze ngo yikwizera niki, kuko ntago urajya banga gutanga umusaruro azi n'icyari cyo. Turaganira ku kwizera ariko tuze kwibanda cyane kwizera gutanga umusaruro. Nakongera ngo muri iki gihe ariko hera hanga muso iyo umuntu avuze kwizera abavuze iki? Twizera nde? Twizera gihe ki? Urumva kwizera ni ijambo ryagutse, ariko twebwe twabisipesifiya tukavuga ngo ni ukwizera Imana. Yego. Kwizera Imana, kwizera Kristo, kwizera ijambo ry'Imana, nicyo twasobanura. Yego. Kuko habaho n'abizera ibindi. Yakobo yavuze ko umuntu agira kwizera ku buryo atera n'imyaka ikamera akayirindira, ntajye guteza ikibazo ngo ntabwo ibishyimbo biramera, ngo akaba yizeye mu gice cya 5. Yego. Ariko twebwe turavuga kwizera Yesu. Kwizera Yesu, ariko nituvuga kwizera gutanga umusaruro, ubwo tuba tugiye mu kwizera gutanga ibisubizo birambye by'ubuzima busanzwe, ariko biturutse ku Mana. Urumva ko hari ukwizera guhesha ubugingo buhoraho, hakabaho kwizera gusanzwe
n'abadayimoni bagira, hakabaho no kwizera gusanzwe n'abantu bagira, nk'uko nari mvuze guhinga imyaka, ariko hakabaho no kwizera Imana gutanga umusaruro, gutuma imbaraga z'Imana zikora, yego bigatanga umusaruro mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Ndagira ngo dutinda tugiye mu bindi byaba ikiganiro kinini, ko kwizera kuragutse ni kunini cyane. Nakubaza ngo umuntu yizera anyuze mu zihe nzira n'iki bikaba ibindi. Kwizera no kwizera Kristo, no tujye kwino ngingo kwizera gutanga umusaruro. Iyo tuvuze iri jambo bisobanuye iki, bishatse kuvuga iki? Bisobanuye kwizera gutuma Imana ikora ubuzima n'imibereho by'umuntu, cyangwa se kuba ibyo umuntu akeneye bikorwa mu buryo bw'ubumana, hadakoreshejwe imbaraga zibiboneka, ahubwo hagakoreshwa imbaraga zitaboneshwa amaso ariko zo mu ijuru. Nituvuga gutyo ubwo nshatse kuvuga ko hari n'izindi mbaraga zishobora gukora ariko atari iz'Imana gusa. Zo ntago zikora ibirambye, ahubwo zikora ibigendanye n'inyungu z'iby'isi, ariko zikarangira, ntabwo ziramba. Ariko imbaraga z'Imana zo zikora mu buryo burambye, zitanga ibisubizo birambye. Kwizera rero gutanga umusaruro kugomba kuba kuboneka mu rw'Abaheburayo 11, niko umwanditsi yagusobanuye. Niho yasobanuye aravuga ngo kwizera ni ukumenya udashidikanya ibyiringirwa ko bitazaba. Aravuga ngo uko niko kutumenyesha ko ibyo tutareba bihari, ibyo tutareba ari iby'ukuri. Ubundi ako gace niko kumvikanisha kwizera cyane, kuko karavuga ngo uko kwizera niko kutumenyesha ko ibyo tutareba, ibitaboneshwa amaso bihari, ari iby'ukuri. Uko kwizera rero iyo umuntu abayeho yarakiriye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, hanyuma agahuza kwizera kwe n'iby'ubuzima busanzwe, ahora ashimira Imana ibibaye byose, kuko avuga ngo ni Imana ibikoze, ariko nta raporo yabyo yatanga mbere, kuko ntago biba bigaragara. Niyo mpamvu abantu benshi bikunda kubananira. N'umwanditsi wandikiye Abaheburayo nicyo yagendeyeho, ngo Abaheburayo bari barageze mu gihe batangira gushidikanya, kuko igihe cy'intumwa na Kristo cyamaze gutambuka, baravuye mu gusenga ibigirwamana ndetse no kuba abanyedini bizera Yesu. Noneho baza kugira igihe baravuga batari ko twajyaga dusenga ibintu bifatika, none tukaba tutababona, wabona twaribeshye. Noneho ngo bagambirira mu mitima, bamwe banasubira inyuma gutangira kugenda bava mu byizerwa. Umwanditsi wabandikiye rero aza abakorera imbaraga ikomeye cyane yo kubereka ndetse n'ibihamya by'abasekuruza bihanganye, bakizera bakagera ku byasezeranijwe. Noneho niho yahise ababwira ati, iyo urebye mu gice cya 6 umurongo wa 4, yarababwiye ngo umuntu nasubira inyuma akava muri uko kwizera akongera gukora ibyaha nkana, nta mbabazi azongera kubona. Yarimo ashaka kubabwira ko bakwiye gukomeza kwizera ibitaboneka, kuko nibaramuka bongeye kwizera ibindi, bazaba bakuyeho ikiraro kibahuza n'ubumana mu buryo bw'isezerano rishya. Aha rero kwizera gutanga umusaruro bigomba kumvikana ko ari igihe umuntu afashe kwizera Imana kwe, akaba ari byo ahuza n'ubuzima bwe bwa buri munsi. Ibyo ushaka kugeraho, ibyo usengera, ibyo wifuza, ibyo ukora, ibyo utekereza, byose ukumva bihuza, ubirebera mu mbaraga z'Imana zidashingiye ku kindi kintu. Ariko rero ukemera ko izo mbaraga z'Imana inzira zazo zizaba nyine ibyo. Inzira z'Imana zikunda kunyura mu bintu bigeze nko muri 4 navuga. Icyambere iyo umuntu yizeye Imana, Imana ikoresha igihe, kandi agateriwe n'iminsi ntikaremeye. Ubwo igihe ni umukozi w'Imana, Imana iragikoresha. Wowe wizera Imana ikirwariza gushaka inzira izanyuzamo mu gusohoza ibyo igomba gukora kuri wowe. Ariko ntarakomeza, hari ijambo numva twasoma tukagenda turigenderaho cyane, ndahita nkomeza n'ibyo bintu 4. Urwandiko rw'Abaefeso igice cya 3 umurongo wa 20. Haravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Haleluya. Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twebwe twibwira nk'ibyo n'ibyo dutekereza, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Izi mbaraga z'Imana ziri muri twe, zikorera muri twe, ni imbaraga ziri ku kigero cyo kwizera umugambi wayo. Noneho nizo zihita zikorodona, zikoresha
ubwo buryo bugeze muri bune nari mvuze. Icyambere izimbaraga z'Imana zikorera muri twe zingana n'umugambi wayo, nicyo tuyimariye, n'iki dushakamo, mbese ibiyinezeza kuri twe kuko tuyizeye, zikoresha igihe. Yego. Imana rero ishobora gukoresha igihe hamwe no kuyizera, kandi agateruwe n'igihe ntikaremera. Yego. Nta mutekinisiye ku gihe, nta munyabiro byinshi ku gihe, nta muhanga ku gihe. Mbese iyo Imana ikoresheje iminsi, ubwo kaba kabaye Uwiteka agera ku cyo ashaka kugeraho. Iyo umuntu yizeye Imana ishobora gukoresha igihe. Ikindi kintu cya kabiri, izo ni inyigisho ziri ya develope. Icya kabiri, Imana ikoresha abantu. Yego. Wizera Imana wowe gusa, none nturebe ku bantu, ahubwo imbaraga z'Imana zo zigakoresha abantu. Hari abantu bigisha wenda cyangwa bakagira amarangamutima bakaba bavuga ngo abantu ngo ntacyo bamaze, jya witonda. N'abavuga ngo abakire si abantu, n'ibasa abakene nibo bantu. Icyo nacyo tuzagikora inyigisho, nigeze kugikora inyigisho mu giterane kimwe ndi Rusizi. Impamvu abantu bavuga ngo abakire si abantu, habamo ukuri kwinshi, ariko twareba ko bumwe mu buryo Imana ikoresha abantu babamo. We wizera Imana, za mbaraga z'Imana zikora serivisi muri twebwe zidukoreramo, iyo serivisi zikayikoresha abantu. Yego. Uburyo bwa gatatu Imana ikoresha ahantu, space. Ahantu Imana irahakoresha nk'uburyo butuma isohoza umugambi wayo mu bantu. Wizera Imana igakoresha n'ahantu. Buriya hari ikintu nkunda kuvuga, ntabwo dukwiye kubaho twumva ko Imana izakora nk'uko tubyibwira gusa. Umuntu ashobora gukenera ko Imana imufasha, wenda imugaburira ifiriti. Uzi ko ifiriti ihumura, igira ukuntu imera. Hari umuntu aba muri karitsiye wenda y'abakene, noneho yaba yakaranze ifiriti bose bakabyumva, wenda badakunze kuyibona, noneho ugasanga ariko afite icyifuzo cy'uko Imana imuzamura muri urwo rwego, ariko akiri aho hantu. Ukaranga ifiriti kabiri gatatu, abantu bakavuga ati ariko uyu muntu uhora uduhumuriza ifiriti, abana bajya gushukura iwe, ubu afite ikibazo. Bakakurugera umwana, ugashyingura umwana w'imfura uzira ko wakaranze ifiriti. Ubwo kugira ngo Imana itange igisubizo kirambye, turi ku ntego ivuga ngo kwizera gutanga umusaruro cyangwa uburyo burambye, ibanza kukwimura aho hantu. Iyo ihinduye space ikakuvana aho hantu ikakujyana ahandi, ushobora kugera noneho wakaranga ifiriti, ahubwo abaho bakavuga ati uyu muntu ari inyuma y'abandi, aho kugira ngo babikuzize ahubwo bakabikugirira impuhwe. Urumva rero bumwe mu buryo Imana igikoresha ibishobora no guhindura space ahantu samo. Ujya wumva nk'abantu bakunze kuvuga bati, basenga bati Imana wenda niba ari muri Afurika bati tujyane muri Canada, tujyane muri Burayi n'ahandi, barabizi ko hari space ihinduka. Imana ikoresha ahantu mu kintu cya gatatu cya kane uvuze, ariko si ubwo umuntu ashobora nyine uvuze umuntu ashobora kuhasengera ati ngeze ahantu ugomba gukorera bwa bushake bwawe. Imana dukorana mu buryo bwinshi, ariko harimo uburyo bubiri. Ubwa mbere ni ugusenga, ariko ubundi buryo bwizewe cyane ni umugambi w'Imana. Ni Imana yibigambirira. Iyo yabigambiriye akenshi bitanga mu masezerano, birakubwira iti mwana wanjye nzakujyana aha n'aha. Impamvu Imana itanga space mu masezerano nuko ari uburyo bumwe mu bigo igikoresha itanga ibisubizo birambye. Ushobora kubisengera rwose, ni uburenganzira bwawe, ariko bishobora no kuba biri mu mugambi w'Imana ikabitangaho amasezerano. So kubisengera bishobora kuba wenda utabibonera igisubizo, ariko iyo ari Imana yabigambiriye bigenda neza. Uburyo bwa kane, namaze kuvuga igihe, abantu n'ahantu. Ubundi buryo ni ibintu, materials, ibintu bifatika. Imana ishobora gukoresha ibintu. Buriya kugira ngo imyaka yere, Imana ikoresha ibintu. Ikoresha imvura, igakoresha izuba, bira ni ibintu. N'umuhinzi wahinze yakoresheje ibintu, ni ibintu. Yafashe isuka, afata arahingana. Kugira ngo mbe mpagaze hano, urabona ko ngaragiwe n'ibintu. Iyi mikoro ni ikintu kiri gutuma twumvikana. Iyi myambaro nambaye ni ibintu. Transport zatuzanye ni ibintu. Imodokari ni ibintu. Materials ni uburyo Imana
ikoresha. Niyo mpamvu Imana itanga amasezerano y'ibintu ibigira ngo ibyo ishaka kuzakora nka serivisi zayo muri twe bizasohora ariko biciye muri ubwo buryo bw'ibintu, igihe, abantu, ahantu ndetse n'ibintu. Ni uburyo bukomeye cyane Imana ikoresha. Iyo twizeye Imana rero, niyo nsanganyamatsiko, twizera Imana gusa hanyuma yo igakoresha imbaraga zayo n'uburyo bwayo muri ubwo buryo bwose butandukanye, ukabona igisubizo cy'ibyo ukeneye ku Mana. Ariko birabujijwe gutakariza Imana icyizere ukizera igihe. Iki ni ikintu kigomba nk'ubutumwa buzingiye. Yego, kuko iyo turi kubwiriza ubutumwa bwiza tuba dukwiye kuvuga uruhare rwacu, tukavuga n'uruhare rw'Imana. Uruhare rw'Imana rero ni uwo mugambi wayo w'uko ikora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira, nk'uko ubushake bwayo buri muri twe, ariko uruhare rwacu natwe ni ukuyizera. Noneho rero birabujijwe kwizera igihe, ahubwo wizera Imana ikazakoresha igihe cyangwa ikanyuranya ibihe n'iminsi. Birabujijwe kwizera abantu, ariko ntibivuze ko Imana itakoresha iki abantu. Wizera Imana ikazakoresha abantu. Birabujijwe kwizera ahantu, ahubwo wizera Imana yo kuko ari ifite ububasha ku hantu. Niko Pawulo ikakugeza ahantu yabwiye ko ari Imana yashyizeho ingabano z'aho abantu batuye. Yego, niyo nyine ntabwo wakwizera ahantu, ahubwo wizera Imana kuko ibishobora kugira icyo ikora ku hantu mu buryo ubwo ari bwo bwose. Usenga Imana ikaguhuza n'ahantu. Biranabujijwe kandi kwizera ibintu. Impamvu nsindagiye aka kantu ko kuvuga ngo birabujijwe nuko abantu benshi nyine bajya bayobera aho hantu, ugasanga umuntu wenda afite ibintu, noneho akavana amaso ku kwizera Imana agahugira mu bintu, agahanga amaso ibintu. Aho rero niho amakosa abera akomeye cyane, abyara ibyaha n'urupfu. Uko agenda abona ibintu akavana amaso ku Mana, kumva atagikeneye Imana, agatumbira ibintu. Ni ikibazo gikomeye. Noneho biranabujijwe kwizera abantu. Ntabwo ukwiye kwizera abantu. Abantu nabo kwemerwa, nabo gukundwa, nukumenyana nabo, nukububaha, nukubakorera byose byiza. Ariko s'il vous plaît, birabujijwe kwizera abantu. Ahubwo wizera Imana akaba ari igenda iguhuza n'abantu mu buryo bwo kubana nabo, gukora nabo, kubafasha cyangwa nawe kugufasha, guterana inkunga, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko sabo kwizera. Ari ijambo Yesu yavuze ngo niyiringiye abantu ko yarazi bibarimo. Muri Yohana yo ndi kuvuga ubutumwa bwiza numva na komorosyo nka koma n'ingasire. Reka nsindagira ijambo rivuga ikintu cyitwa kwizera icyari cyo. Yego, niba tuvuze ngo abantu sabo kwizerwe ko nabo gukundwa, nabo kwemerwa, nabo kubana nabo, nabo gushyigikirana no gukundana, ariko tukavuga ngo kwizera habe hakabazo no kubera iki, bisobanure neza. Ubundi iyo bavuze kwizera haba havuzwe ikintu cyitwa kwemera kwakira ingaruka z'ibyuzi cyangwa wemera cyangwa ukunda. Impamvu twizera Imana nuko tuzi ko twaba apene, twakwemera kwakira ingaruka z'ibikomotse ku Mana mu buryo bwari bwo bwose. Buriya Patri ufite abana, ariko umwana w'imyaka 3 wamuha miliyoni y'amafaranga ngo akujyanire kuri butike? Ntabwo nabitinyuka. Kereka mfite ikibazo. None se si uwawe? Yego. Si umukunda? Si umwemera? Yego. Wamubyaye? Ntumuzi? Ni amaraso yanjye. Hari ubwo wavuga utarampemukira uno mwana? Reka. Ni iki gituma utayamuha? Ikigera arimo ntabwo ushobora kuyamuha, ntabwo afite kapasite yo kumenya agace k'icyo kintu ngayaye. Icyo nicyo bita kwizera. Ntabwo umwizeye. Uramukunda, uramuzi, uramwemera, ariko ntiwagira gute? Ntiwamwizera. Ubwo rero Imana abantu benshi barayizi, barayemera, baranayikunda, ariko ntibayizera. Kuko batagera ku kigero bayirekera byose, bayirekera ibihe n'iminsi, bayirekera ibintu n'abantu, bayirekera byose ngo bayizere, ahubwo bagashyiramo ukuboko ko kwirwanirira, kwizera. Rero baravuga ati nutamenya ubwenge Imana irakureka, akavuga ati kanshiremo akaboko, kandi nta bwenge wagira mu by'ukuri bwaganza ubushake bw'iki bw'Imana. Kwizera gutanga igisubizo kirambye no kurekera Imana byose. Hari igihe kimwe ngira ngo twigeze nabaza abantu ikibazo kigendanye n'imyizerere, ariko yo mu buryo busanzwe ituma abantu babona ibisubizo by'Imana. Ikibazo kivuga ngo hari umuntu wari wajya gutega indege cyangwa imodokari akabaza shoferi ibyangombwa. Uragenda ugasanga abantu 100 cyangwa se 60 bitewe n'abantu itwara, ugasanga bari mu modoka nawe ukinjira. Warize, uri umuntu w'umugabo, uzi ubwenge, urasobanukiwe, ariko ugasanga ntushaka kubaza pilot uti nyereka ibyangombwa byawe kugiye kuntwara
ibirometero ibi n'ibi nyereka ibyangombwa byawe igihe kingana icyo utwara imodoka watwaye bandura bagarura nyereka ibyangombwa byawe ibyo ntibirirwa ubireba winjira mu modoka ukicara rimwe na rimwe ukanasinzira cyangwa se mu ndege ukarinda ugera iyo ujya utigeze ugira ibyo ukurikirana icyo ni igipimo kigaragaza ko wizeye pilot cyane ku buryo nta kindi kintu uri kugira gute uri kumubaza ariko biratangaje Patrick kuba umuntu amenya Imana akaba afite ubuhamya bw'ibyo yakoze kandi ubuhamya bw'ibyo yakoze ntago ari teletoma ntabwo ngiye mpenda abantu ku bintu bifatika hari ibintu biba bifatika kuko niba ureba amazi ukabona nyogokuru wawe cyangwa sogokuru cyangwa abatekinisiye n'ibitabo wasomye nta muntu n'umwe wigeze ari mu gitonyanga cy'amazi ntabwo ari ukuguhendahenda cyane ngo umenye ko ari Imana yabikoze kuko ni ibintu bifatika uyakoresha atari wowe wayaremye nta kuboko kwawe kurimo hari ibintu bifatika bigaragaza ko Imana iriho nibyo Paulo yabwiye abanyatena yavuga ngo ni igicaniro cy'Imana itamenywa aravuga ati yaremye ibihe n'iminsi yashyizeho ingabano z'aho abantu batuye Imana yaremye abantu bose bakomoye ku muntu umwe iyo muvuga mutayizi niyo nshaka ko mumenya urumva ko Imana ikwiye kwizerwa mu by'ukuri kuko urumva ibi byose turimo natwe ubwacu byose ni imikorere y'Imana nibyo tugerageza kwigaho ni duhera ku by'Imana yaremye Imana rero niyo kwizerwa ikwiye kwizerwa nta zindi kondisiyo zindi zijemo niba twizera umushoferi akadutwara uyu munsi sibwo dukwiye gutakariza Imana ikizere kukwima ijambo ngo ukomeze kunganiriza ariko ndagira ngo ihishurwa ritacika ukuntu wahamagawe mba ngira ngo ngende muhishurwa nkureka ngufite nkubona kandi mbikora mbishaka we komeza abantu bumva ihishurirwa reka nongeremo ikintu kivuga ngo buriya abantu ubwo bakomeza kugenda bagaragaza ko bakwiye kugira icyo bakora mu byo bakeneye ku Mana baba bari kwibuza umugisha cyangwa se amahirwe yo gukora bihagije by'Imana Imana ibona ko batari batayizera mu buryo buhagije mu buryo bwuzuye ahubwo bakiyizera ubwabo bakizera ibintu cyangwa se abantu bituma rero Imana idakora mu buryo bwiza mu by'ukuri twagakwiriye kurekera Imana byose ariko kubera ikibazo cy'ubuzima n'imibereho byo mu isi harimo ibintu bibiri nababwira bituma abantu batizera icyambere ni inyungu abantu babona mu kwirwanirira z'igihe gito icya kabiri ni ubwoba bwo kutakira ingaruka zo kuba inshuti y'Imana ubwoba bwo kutizera ingaruka abantu bahura nazo ngo bazakire nibaramuka bizeye ibyo baza guhura nabyo bagasangana ibintu bikaze bakagira ubwoba izo ngaruka bituma rero bajya kure y'imyizere yo kwizera Imana noneho n'inyungu bafite mu kutizera kuko mu kwirwanirira cyangwa kwirwana kuko niba umuntu akoze tekinike yatekinitse hari ibyo ashobora kugeraho mu gihe uwizeye Imana atarabigeraho kuko umuntu wizeye Imana aba ari muri kondisiyo y'ubumana ahangaha wenda bitumye mbitekerezaho cyane kugira ngo mbivuge mu buryo bworoshye njya mbona abantu muri iki gihe kwinshi batabasha gusiporuta ariko birumvikana cyane ko umuntu wese ushaka ko Imana ikora igakora mu buryo bwo kuyizera gusa nta kuboko kwe kurimo hari ibintu agomba kubanza kwakira icyambere umuntu wibye telefone ashobora kubyuka mu gitondo agakora ibishoboka byose yakwica umuntu yagira gute akayiba ejo ukayimusangana ariko umuntu wizeye Imana ko ari izayimuha ishobora gutinda kuko ibinyuza mu buryo bwe kuko Imana ni urukundo ntabwo iri buze ngo ikwambure ihuriye ahubwo irategura uburyo bwo kuzaguha ibyawe mu buryo bwawe turagendanye icyo kintu rero kigora abantu cyane kwakira imikorere y'Imana ugasanga umuntu avuga ati ni tekinika ibi bintu wenda bizatinda ni tekinika icyo nicyo kintu kigorana cyane ariko umuntu akwiriye kwemera ubushake bw'Imana habemo rero umuntu ashobora kumva ko bimutindiye ariko ku Mana ntibiba bitinze umuntu ashobora kumva yuko mu by'ukuri inyungu ze zikenewe cyane icyo ni ikintu kigorana wenda tukivuga iri jambo nagira ngo ntange ubutumwa buvuga ngo niba wumva ushaka ko Imana ariyo izajya isohoza imigambi yayo ku buzima bwawe shyiramo ikintu cyo kugira ibyo wakira Imana ishimwe
nta muntu n'umwe uzasohorezwa isezerano adakoresheje uyu murongo mbabwiye. Uboneka mu Baheburayo igice cya 6 uhereye ku murongo w'10. Imana yaravuze ibintu bikomeye ibibwira Aburahamu. Aho hantu havuga ko Aburahamu amaze kwizera no kwihangana aribwo yasohoje ibyasezeranijwe. Abaheburayo igice cya 6. Aburahamu amaze kwizera no kwihangana nibwo yasohorejwe ibyasezeranijwe. Ako kantu ko kwihangana rero kagaruka kuri ibindi mu mvuga nyine. Nta muntu ushobora ubwo ni bice 3 umurongo. Reba uhereye ku 10. 6 uhereye ku cyangwa uhereye 12. Kuko Imana idacyanirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, kuko mwakoreraga abera nanone mukaba mukibakorera. Ariko noneho turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza kumeruka. 12 kugira ngo mutaba abanebwe, kugira ngo mutaba abanebwe. Urumva hajemo akazi. Ahubwo mugere ikirenge mu kirenge mu cy'abaragwa amasezerano babiheshejwe no kwizera no kwihangana. Haleluya. Kugera ikirenge mu cy'abaragwa amasezerano babiheshejwe no kwizera no kwihangana. Babiheshejwe a fonction yo kwizera no kwihangana. Kuki hongeyemo kwihangana? Ese Abrahamu ntihanganye? Ngo kwizera gutanga igisubizo kirambye, ariko harimo akazi ko kutaba umunebwe ku kigendanye no kugira ibyo wakira. Kuko urumva niba Imana iri bukore ku wa 6 wowe ugashaka kwakira icyo uyikeneyeho ku wa mbere, urumva harimo ikibazo. Ariko ni wihangana. Hari ijambo ribyuzuza riri mu byahishuye Yohana igice cya murongo wa 9. Havuga ngo ngiye Yohana mwene se dusangiye amakuba no kwihangana. Amakuba no kwihangana biri mu mwami Yesu. Ayo ni password. Ngo kwizera gutanga igisubizo kirambye ari uko ugize mbese ugiriye Imana icyizere ku kigero wanayitegereza, wanihangana, wanagira ingaruka zimwe na zimwe wakira, wanagira n'ibigoranye ubasha kwakira. Ibi rero nibyo bintu wenda abantu boroshye niba ariko ndibuvuge, ariko hari inyigisho mfite yitwa umukristo ukuze ushyitse, abantu bakiri abana mu by'agakiza. Iki kintu nicyo kibagora cyane. Umuntu yumva ko marangamutima ye ari Imana yagenderaho, ariko Imana nayo ifite condition, ifite iby'ibishaka kuko byaza n'umusaruro. Ko bayobora Imana, bashaka Imana bayobora, kandi Imana nayo ifite ikigushakaho nayo kiyinezeza, sibyo? Rimwe na rimwe rero hari igihe kiba gikeneye kwihanganirwa nyine. Urumva ko Abrahamu kugira ngo asohorezwe ibyasezanijwe yabiheshejwe no kwizera, aribyo turiho, ariko uruhare rwe rwihinduka kwihangana, kandi yarihanganye pe. Ubu rero uyu munsi wa none generation turimo, abantu dukwiriye kwizera rwose. Kwizera Imana bitanga igisubizo kirambye, ariko akitwa kwihangana gashobora kukwimura ukava mu masezerano nta mpamvu. Ukavamo, kuko kwihangana urumva ni ikindi kindi. Wenda kugira ngo kwihangana biranagoye cyane. Usiko bene bavuga ngo bose bapfuye bakize, urumva barihanganye ajyana bakize. Urumva uko kwakira izo ngaruka nyine byose birimo nyine. Wenda nanze kubivuga mbere, ariko ubundi iyo utegereje Imana hamwe no kwihangana, Imana ibifite inyungu nyinshi cyane muri wowe cyane, zingana n'umugambi wayo ku buzima bwawe, no gupfa bibamo ndetse n'ibindi. Ariko uko atari byo twateguye, reka tube tubiretse gato, ahubwo dukomeze tugere ku murongo wa 17 wumva inyungu ziryoshye ziri mu kwizera. So mu murongo wa 17 aho mu Baheburayo igice cya 6, aha nasoma 6 17 na 18. 17 na 18 wumve. Haravuze ngo abantu naho ngaho 17, soma 17. Yego. Icyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragaza abaragwa ibyasezeranijwe. Icyo cyatumye Imana ishatse kugaragariza abaragwa ibyasezeranijwe uko imigambi yayo idakuka. Yongeyeho indahiro. Ubu ni kuri Abrahamu. Komeza. Kugira ngo ibintu bibiri bidahinduka,
kugira ngo ibintu bibiri bidahinduka iby'Imana itabasha kubesheramo biduheshe ihumure rikomeye twebwe abashikiye gusingira ibyiringiro byashizwe imbere yacu. Ndashaka gutinda kuri ibyiringiro tubifite nk'igitsikamutima umutima gikomeye kandi gishikamye kitwinjiza hirya y'umwenda ukingiriza ahera cyane aho Yesu yatwinjiriye atubanjije amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka rwose mu bigo bwa Melisedeki. Haleluya, amina. Hari ibintu bibiri bidahinduka Imana itabasha kubesheramo. Haleluya. Ibi ni ibintu bibiri Imana itegurira umuntu wizera itabesheramo. Nituvuga ngo ni ibintu bibiri bidahinduka Imana itabesheramo. Vuga ko Imana itanabeshya rero. Uvuze ngo itabeshyera impamvu uyu mwanditsi yavuze gutya yarashatse kugaruka nyine ku marangamutima yacu, kuko hari igihe umuntu avuga ati Imana yagize gute ntarambeshye. Nono wavuze ku kigero cyacu, aravuze ngo no niba wanatekereza ko yanabeshya umva noneho hari ibintu bibiri noneho niyo twajya mu marangamutima yawe ibyo uvuga noneho bitakunda igihe cyose Imana ibifite ku buzima bwawe. Icyambere ni isezerano ry'Imana, icya kabiri ni indahiro yayo, kuko Abraham ngo yarizeye arihangana Imana iramusezeranya. Iyo usomye haruguru gato nuko ntakubwiye ngo hasome haravuga ngo Imana ntawe yajyaga kurahira uyiruta, ngo kuko ngo muba abantu bo ngo bajya barahira ngo indahiro zo zikomeza amagambo yabo, ngariko Imana nta wundi yajyaga kurahira uyiruta, niyo mpamvu yirahiriye ubwayo. Haleluya. Ngo kuri Abraham ngo yongeyeho indahiro ngo kugira ngo ibintu bibiri bidahinduka iby'Imana itabeshyeramo ku muntu wizeye akihangana bimuhesha ihumure rigize gute rishikamye. Imana ishimwe. Ni isezerano ndetse n'indahiro. Iyo umuntu yizeye Imana akihangana, Imana imubonamo umusaruro ungana n'umugambi wayo ku buzima. Mbese icyo Imana yakuremeye ikaba iri kukigusaruramo, bigatuma igusezeranya kandi kirahira. Nidukora ikiganiro cy'amasezerano tuzabireba. Iyo Imana igusezeranije ikongeraho indahiro, ni ibintu bibiri bidakuka bidahinduka. Ipfa kuba yarahiye. Iragusezeranya, yamara kugusezeranya ukizera ukihangana, kandi indahiro ikunda kuzira muri iyi gahunda yo kwihangana. Imana ikunda kwirahirira, kuko iyo umuntu yizeye Imana agahura n'amakuba noneho akihangana, Imana igusanga muri uko kwihangana kuko uba wayihesheje amanota. Hari ukuntu Imana yishimiye Yobu cyane, noneho Satani aza kuza arimo ngo yaravuye kuzerera mu isi, ariko Imana irirata iramubwira iti niko wabonye umugaragu wanjye Yobu uburyo ari umukiranutsi kandi yirinda ibibi. Ako nakantu kandi ni umukiranutsi. Gukiranuka no gushyira mu bikorwa iby'Imana igusaba. Kuri twebwe murabizi n'ubuyobozi bw'umwuka wera, ariko no kwirinda ibibi ni isumbwe riri kukuba harimo no kwihangana ku kigero ibyo abandi batihanganira we agira gute abyihanganira, aho abandi bajya binezeza wenda atari n'ibyaha ariko bitanezeza Imana watabikora. Kwirinda ibibi bizingiye mu miryango igeze muri 5: ibicumuro, ibizira, ibyaha, amafuti, amakosa. Mbese hari ibindi bintu wenda umuntu atanavuga ko ari ibyaha ariko Yobu we yirindaga. Ni umukiranutsi ariko akirinda n'ibibi. None muri uko kwirinda ibi niho hazamo icyo kintu cyo kwihangana cyane. None muri uko kwihangana cyane niho Imana yishimira umuntu cyane kugeza ubwo yirahira ikavuga ngo nguhaye isezerano ariko ndirahiye. Iyo yongeyeho indahiro ku isezerano bihinduka imbaraga ikomeye ituma udashobora kuzanyurana n'Imana igushakaho. Ariko ubwo naringarutse nsindagira ngo ihishirwa rimo nuko mu kwihangana ariho Imana ikunda gutangira ibintu by'indahiro cyane. Indahiro kuko mu kwihangana ushobora ese ubundi kuki Imana dusaba kwihangana? Kuki Imana itadukorera ibintu ako kanya ngo birangiga dusaba ko twihangana? Wihangane ko kaje mu mushatsi ukakubaza. Mu kwihangana niho nyine Imana ibonera inyungu nyinshi cyane. Urumva irakubwira iti mwana wanjye Patrick ndagukunda nzakugira neza, ikagwa amasezerano nk'ijana, yarangeze kubwira ati ariko uzajya usura abarwayi. Ubwo urumva iguhaye amasezerano ishyiramo ngo ariko
icyo cyitonderwa ushyizemo niho hari inyungu zayo cyane kuko hari igihe abandi bantu bazaba baramutse nabi batiyumvamo gusura abarwayi uwo munsi abarwayi ntibabibone ugira gute ubasura ariko wowe ubifite nka kondisiyo y'Imana uzajyayo kondisiyo ko ari ukubaha iki Imana noneho wihangana ugenda unyagirwa wihangana ubikora utabishoboye icyo gihe Imana irishima aho niho yirahira noneho ikavuga iti nta cyago ndirahiye nta cyago kizegera ihema ryawe ahubwo umugisha nzawuguha ubwo bishatse kuvuga ngo niba hari umurozi washoboraga kuzakwica Samudi uyu munsi ari ku wa mbere akaba yari kuzakwica Samudi afite ubushobozi kuko abantu bagira ubushobozi nk'ubwo barabugira noneho ku bantu Imana itashyizeho uburinzi reka duhite tubyongeraho noneho kuwa gatandatu ntabwo uramurozi yagushobora wikoreye isorori wagiye gusura iki umurwayi nabyegizerisa akabigerageza akabikora ku bantu 5 bane bizabafata wowe ntacyo bizagukoraho kuko uzaba uri muri kondisiyo y'Imana ugiye gusura iki umurwayi kandi Imana yabishyizeho iki indahiro kuba yuko Imana indindiye muri uwo murimo yamaye ubwo rero aho ngaho Imana yafitemo inyungu yafiteho uburinzi ishyiraho shadow icyo bita shadow cyangwa se ombre ariko muri terme biblique bavuga shekina icyubahiro cy'Imana haleluya iyo wizeye Imana urimo usohoza umugambi w'Imana muri kondisiyo y'Imana hari icyubahiro cy'Imana kiba kigize gute kikugose cya kindi cyagose Karebu na Yosuwa kizana n'igitinyiro cyo cyubahiro kije kizana n'igitinyiro cy'Imana igikundiro cy'Imana uburinzi bw'Imana kuko uri muri kondisiyo y'indahiro y'iki y'Imana ibyo bibaho mu buryo bw'umwuka ubu tuba twazamutse cyane ariko turi gusobanura ibintu mu buryo bw'umwuka cyane abantu baho barabyumva ndabizi Imana ishimwe cyane urumva ibyo bintu bijya bibaho niyo mpamvu inkuba ishobora gukubita ahantu hari abantu 100 meni uwo muntu ufite meni iyo kondisiyo ntabwo ibimugenewe ntabwo iyo nkuru ibimugenewe kuko nta wamusimbura bene uwo muntu kigaragaza wenda ucemo gato kibigaragaza asimbuka impfu nyinshi imanuka ikabuga asanga wavuyemo ari muzima ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko Imana yavuzemo kukimurindiramo nyine kirimo asimbuka impfu nyinshi gusa aho ngaho nyine nge ijambo ryose ndigeraho detaye nkaho ngaho hari uw'Imana irindira icyo yamushyizemo ariko hari n'uwirindira ikizamukoresha kuko Imana ishobora kurinda abantu babiri ishobora kukurinda gutyo wowe uri muri kondisiyo ariko ishobora no kurinda umuntu umwe nanone ishaka kuzahamagara ejo bundi ari no mu byaha ari n'umunyabyaha abantu bataza kumva ngo hazarindwa abafite iyo mihamagaro gusa n'abatayifite ariko bari mu mugambi w'Imana n'Imana igomba mu gihe kizaza muri future yego ngo tudahengama cyane nacyumvisha Imana ishimwe cyane rero kubw'iyi nsanganyamatsiko ngira ngo twakogeza n'umusozo tuvuga ngo twazaga ko n'ubutaha wenda ariko kwizera gutanga igisubizo kirambye ni ukubaho uhariye Imana byose wemera kwakira ingaruka zo kwizera kandi wemera no kuba wakwihanganira byose ariko uri mu mugambi w'iki w'Imana ese abantu barabishobora ubona iki gihe umuntu yashobora kwihanganira ijambo kizemo akantu gakomeye ngo ukaba washobora kwihanganira byose abantu bari gapapure kuba bashobora kwihanganira byose cyangwa ari ukuntu Imana igufasha gushiramo akantu k'akabaraga muri sense mbamo cyane numva nishurirwa cyane yo kuvuga ibintu by'Imana ngiramo ibintu bibiri mu gutanga umwanzuro icya mbere n'uruhare rwanjye ibyo nsabwa nk'amahitamo kuko Imana nifata umuntu ku ngufu n'amahitamo icyo ni icya mbere icya kabiri n'uruhare rw'Imana rutagenzurwa Imana yikorera ubwayo ikintu cya mbere rero ni ukubanza ibintu kubyizera hanyuma Uwiteka haleluya agatera intambwe iri spiro yo kugushoboza yo kugushoboza ibyo kuko Imana izanamo ububasha bwayo ariko hamwe no kukwingingira mu mahitamo yawe kugira ngo ubyemere noneho ikaza gusohoza ibyo ngo nta muntu wabyishoboza ariko umuntu abiteramo intambwe yo kugira gute yo kubyakira hanyuma Imana ikaza gusohoza gufinaliza icyo gikorwa bimwe Paul yavuze ngo ushobozwa byose kandi aha hantu abantu benshi barahayobeye kuko hari abantu bavuga bati ibintu nyine twabikora wabikora nk'intambwe ya mbere ariko intambwe ya nyuma iba ari y'Imana iza gusohoza ibyo ngibyo muri wowe kuko iyo bivuzwe gutyo biba ari igice Imana rero nta muntu wabishobora abyishoboje ariko iyo turebye umusaruro w'ababishoboye ngo duhita tuvuga ngo buriya
ubu bwabo intambwe yabo yagezweho n'Imana igerwaho. Nicyo gitumye tubivuga ngo barabishoboye. Ni terime nyine ihishemo ibyo bintu. Barabishoboye, barabishobojwe cyangwa babigezeho, kuko Uwiteka yageze gute yabashoboje, ariko bagize uruhare rwo kumwemerera. Babyize ko abashoboze. Conclusion ni rero kugira ngo umuntu dukurikiye umvishe inyigisho, kwizera kuzana umusaruro mu buzima bwanjye. Conclusion abigenze gutakora iki umwanzuro kugira ngo tunabasengere? Ikintu cya mbere ni ukubanza gushaka isano yo kwizera Imana, kuko ntabwo bavuga ngo Imana izakora ku buzima bwawe mu nzira yo kwizera hakoresheje uburyo bwo kwizera utafitanye isano. Icyo ni ikintu cya mbere. Ugomba kugira ubucuti n'Imana. Kugira ngo umuntu agire ubucuti n'Imana rero bisaba ko yemera kwizera ukuri. Niko umwanditsi w'Abitesalonike yavuze mu rwa 2:13b yaho yaravuze ngo agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Reba iki ijambo ry'Imana rikubwira mu mutima wawe, ukizere, wiyunge n'Imana. Nuvuga ngo niba uri umunyabyaha, niba uri umunyabicumuro, niba uri umunyabizira, niba ufite ibintu byinshi bidasobanutse bikurimo, umva icyo ukuri ku ijambo ry'Imana rikubwira, uryizere, noneho rikweze. Nuvuga ngo rikumurikire, numara kuryizera uhabwe kuba inshuti n'Imana. Numara kuba inshuti n'Imana rero uzamura igipimo cyo kwizera, hanyuma bikomereze mu buzima busanzwe. Kurya wizere, kwambara wizeye. Ariko batiri uri kunganisha ku musozo, ariko hari akantu numva navuga mu gusoza ku buzima n'imibereho byo kwizera. Reka dukoreshe verisi iboneka mu Baroma 14:23 kugira ngo dusoze, kuko ubuzima n'imibereho abantu barimo bikwiriye kunozwa. Abaroma 14:23 bikwiye kunozwa uburyo bwo kwizera. Iryo hishurirwa ndigezeho, ngeze ahantu bavuga ngo kurya, kwambara, aho kuba, akazi, igihe turimo dukeneye ko Imana ari yo isohoza. Habanga ariko igashidikanya wese. Abaroma 14:23 baravuze ngo ariko urya ashidikanya wese aba aciriweho iteka. Abaciriweho iteka kuko ataryanye kwizera. Kuko atabiryanye kwizera. Beyaho kandi igikorwa cyose kidakoranye kwizera kiba ari icyaha. Byakora byirwamo umukozi w'Imana. Burya ashidikanya wese abaciriweho iteka kuko atabiryanye kwizera, kandi igikorwa cyose kidakoranye kwizera kiba ari icyaha. Iri jambo ko bari kuvuga ijambo ry'Imana nkumva rinkozeho cyane. Ariko ni conclusion nziza kabisa. Wenda nginda gufashwa cyane ngo ntagusiga kuko turi kuganira mwene data. Ariko aha hantu harumvikana ko twari tugeze ahantu havuga ngo ibyo dukora byose nk'umwanzuro, kurya, kunywa, kwambara, dukeneye ibisubizo birambye bivuye ku Mana, ariko tubiheshejwe no kwizera Imana kugira ngo imbaraga zayo zikore. None tugeze ahantu havuga ngo rero mu gusoza ngo urya ashidikanya wese abaciriweho iteka kuko atabiryanye kwizera. Kandi igikorwa cyose kidakoranye kwizera kiba ari icyaha. Isobanuye ko umuntu wese urya ashidikanya ni umuntu ubayeho asondeka cyangwa ibyo yakira nk'imibereho ye abyitirira ikindi kitari Imana. Abaciriweho iteka. Iri teka riciriweho hano si iteka ryo kubura ubugingo buhoraho, ahubwo ni iteka ryo kutabona igisubizo kirambye, sibyo, mu byo wari wakiriye kivuye mu mbaraga z'Imana. Urugero, iyo mvuze ngo urugero, ugomba vuze ngo umuntu utumvishije ubusobanuro busa n'ubusesenguzi ahite yumvira mu rugero mu buryo bumworoheye. Niba umuntu anyoye amazi akayanywa yitutuzi, ukavuga ngo mu tuzi nywe, akaba arimo arengura ngo hari abari kunywa fanta, akaba arimo arengura ngo hari abari kunywa ibi n'ibi, ngo ngiye ngo ni mu tuzi, akayanywa yasondetse, gucirwaho iteka nuko ayo mazi aho kugira ngo akugirire umumaro wo kwizera, ahubwo ashobora kukugiraho ingaruka zingana n'ibiyagize. Kuko ushobora kunywa ayo mazi harimo pireti, harimo umwanda runaka,
noneho iyo yanyweye wizeye imbaraga z'Imana, niyo mpamvu tuba tugomba gushimira Imana kubyo tugiye kwakira byose. Imbaraga z'Imana mu kwizerwa kw'Imana ziherekeza ayo mazi, noneho ayo mazi akaba ibimenyetso, ikimenyetso gishobora kugira ibyo gihindura mu mbaraga z'Imana nyine muri wowe. Noneho iyo yanyweye utizeye wabanje kuyasondeka, hakora amazi n'imwandu yarimo. Ariko iyo yanyweye wizeye hakora imbaraga z'Imana ziherekeje ayo mazi kuko yizewe afunction y'amazi. Abantu benshi bagiye bayoberwa ikintu bazize. Umuntu ugasanga umuntu yambaye umwenda yawusondetse. Niba uvuye mu rugo uri umudamu wambaye igikwembe ucyambaye ugisondetse utakizeremo imbaraga z'Imana, umuruzi nakuraho urudodo akarujyana mu mazi akavuga ati uko aya mazi arutwara nawe azajya ahora azengera, nutazengera uzamenya ko atazi kuroga. Ariko niba uvuye mu rugo wizeye imbaraga z'Imana muri uyu mwenda, urya ashidikanye wese abaciriweho iteka kuko atabiryanye kwizera. Ariko igikorwa cyose cyakoze kwizera kiba ari icyaha. Ubwo bivuze ngo izera Imana mu byo ukora byose, ambara umwambaro uwizeremo imbaraga z'Imana ku buryo nuzagira icyo ajya kuwukoresha azasanga ibyo we yizeye biri munsi cyane y'icyo we wari wizeye ugira gute ujya kuwambara. Ahangaha ubajije nk'abapfumu babikubwira kuko hari ibyo bakora bikanga ku buryo ushobora gukoresha urudodo akavuga urudodo ntabwo rukora kuko warwizereyemo imbaraga z'Imana. Rero ibyo turya ibyo twambara tubyizeremo Imana, abana bacu tubizeremo Imana, impano dufite n'imihamagaro twizera Imana, ubuzima n'imibereho dufite tubikore twizeye Imana, mbese biherekezwe n'imbaraga z'Imana mu buryo bwo kwizerwa kwayo, noneho nayo ibihagararemo kuko ni Imana mu izina rya Yesu. Yego. Imana iguha umugisha cyane umukozi w'Imana Musoni ku magambo meza asaba ubwenge bwinshi, ariko kandi Imana itanga ubwenge ngo umuntu ashe kubyumva. Ndagira ngo wende tufata umwanya unabasengere, numara gusenga utubwire umuntu yagukuraho agukeneye, hari ikibazo agize kidasanzwe, kubandike na comment tuzazibona duhereho dukora ikindi kiganiro. Ariko banze usenge, numara gusenga utugezeho aho abandi bakubona na channel yawe banahise bakore subscribe, sigaye bazabona gukurikira cyane. Ariko banze usenge uri gutaka contact zawe. Gusenga kwacu no gushimira Imana, yego, no kwisengera ubwacu ngo imitima yacu ibe imbibe nziza yo kwakira ubutumwa bwiza. Amen. Urakoze Mwami Yesu ko uvuganye natwe mu buryo bw'ijambo. Dusengeye imitima yacu ibe imbibe nziza yo kwakira ubutumwa bwiza kugira ngo rizere imbuto nyinshi. Kandi turagushimiye rwose ko uduhaye uyu mwanya. Twebwe bari hano n'abari kure, umuntu wese uzumva ubutumwa bwiza azabona umugisha wawe. Icyubahiro kibi cy'Imana Data wa twese mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yitwa Evangeliste Musoni, umuntu yakubona he Musoni? Mbona ku Igaburo Ryera TV. TV yitwa Igaburo Ryera. Kuko ijambo ry'Imana ni ryo gaburo ryera rishobora gutunga ubugingo. Niba gusuriye bakore subscribe cyangwa s'abone, bazakurikira ibiganiro bitandukanye. Nimero za telefone ariko ni 82 764. Asubiramo rimwe 0782 882 abari hanze mushiro guteranya 250 mwandikiye kuri WhatsApp azabitaba muganire mwiga ijambo ry'Imana kuko nagushobora kumwigisha utemeye kwanza kumwigishwa. Imana iwe mugisha, mugira ibihe byiza.